Dutangiriye ahantu habaye ubukwe, ikigaragara cyo nuko bari gusezerana, yari umusore ndetse n'umukobwa. Mana nyagasani, ku ruhande hari umusirikare waje wirukanka, ikigaragara cyo yari avuye misiyo, yaje ahamagara ati Delila, ni ibiki wankora? Ati kuki wanciye inyuma? Ati kubera icyo ugiye gusezerana? Mana yanjye, ikigaragara cyo uyu musirikare avuye misiyo, ariko mu by'ukuri asanze umudamu we ari kumuca inyuma agiye gusezerana. Mana nyagasani, yahise atura igikapu hasi arangije agwa mu kantu. Umukobwa nawe aratungurwa, aravuga ati Mana yanjye, ati bite byawe? Asa yihute cyane avuga ati bigenze gute? Asaje kumuhobera, umusirikare aramubwira ati subira inyuma, egerayo please, egerayo winyegera, ntabwo watinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi, nurangiza ngo uzinyegere. Mana yanjye, bari mu bukwe bakomeje gutsungurwa, bagira isoni, bagwa mu kantu, birabayobera uburyo umugabo yatangiye kumusobanurira. Aravuga ati ni wowe wakora ikosa ukabasha kuba wanca inyuma? Ati kuki wabikoze? Ati wabitewe n'iki? Arangije umugabo aramubwira ati tuza ubanze wumve, tuza n'ubundi tugusobanurire. Aramubwira ati wabitewe n'iki Delila? Kuki wanciye inyuma? Wabitewe n'iki? Arangije umusirikare arareba, arahindukira arareba uwo mugabo wari bagiye gusezerana, aramubwira ati kubera iki we wabikora ukaba wanca inyuma? Ni ukubera iki kandi ubizi neza ko nagiye misiyo size umudamu wanjye, nzi ngo nzagaruka dukomeze tubane, none ukaba mubona ibintu mwari munkoze? Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Abantu bacana inyuma mwumve kano gafilime kataza kugucika. Barakwereka umusirikare se ati ndekura. Abantu bari baje mu bukwe batangira kugwa mu kantu, batangira gucungurwa, baravuga ati burya bya bintu by'aba abantu nta kigenda, nta mibare irimo, ahubwo burya ntago byari bimeze neza. Yakomeje kubasobanura mu ati kuki wabikoze? Ati kubera iki wabikoze? Kuki wanciye inyuma? Arangije abwira umukobwa ati ubuse birakumarira iki? Ati urabona byagufasha iki? Umusirikare yakomeje kurakara cyane, yaravuye misiyo, arangije bamufataho, arangije arivumbura cyane ararakara, aravuga ati ntago mwabinkora, ati ibi bintu ntago ari byiza. Yateruye igikapu cye, arangije afata inzira yigendere. Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, arangije aravuga ati n'ubundi uko byamera kose nzasubirayo, ariko nzasubirayo nanjye mbahaye isomo. Barakwereka umusirikare yafashe igikapu cye atangira kwitotomba cyane, ababwira ati n'ubundi nta kundi byagenda, ati ariko ibyo mukoze bizabagaruka. Barakwereka disi yafashe inzira yifatira igikapu cye, yongereye yisubireyo. Barakwereka umukobwa nawe yagumye aho ngaho ashaka kumusubira kumukurikira, arangije arapfuka amadisi. Urebe ikibazo umukobwa ateje, uyu kandi byose niwe wabyiteye. Arangije akomeza kurira umukobwa, abari bari mu bukwe nabo baratsangara, bikomeza kubarenga, baravuga ati Mana yanjye, birabyo ni ibiki? Ati ubu bukwe urabona ari bwoko ki? Bakomeje kuguma aho ngaho, umukobwa akomeza kurira, akomeza gutaka amuhamagara. Umugabo bari bagiye gusezerana araza aramubwira ati humura, n'ubundi biraza kugenda neza. Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Umusore yakomeje kureba cyane, akomeza kugira umujinya, aravuga ati nuko byamera kose turaza gusezerana. Barakwereka umusore yakomeje kuzaza mu rugo, arangije yicara aho ngaho disi. Ikigaragara cyo ntabwo yabanje guca mu rugo, yaciye ku karesitora kari hafi aho, agira umujinya cyane, atangira kubita ameza, yari yababaye cyane urukapu rwe, arangije arujugunya hasi, ajugunya cya gikapu hasi, akomeza kuyibaza cyane ati ni gute najya misiyo, najya guhahira umudamu wanjye, najya kumukubanira, ariko mu by'ukuri nagaruka ngasanga yanciye inyuma agiye gusezerana n'undi mugabo. Mana nyagasani, barakwereka bamuzaniye icyo kunywa, bakimara kumuzanira ko kunywa, disi yari ari aho ngaho, ariko mu by'ukuri yari afite n'agahinda ndetse afite n'umujinya. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Mana isi n'ijuru yahise anywa ka cyayi bamuzaniye, ariko mu by'ukuri atangira kumubaza ati bimeze bite ko umuntu utameze neza? Ati waba ufite ikihe kibazo ko mbona utishimiye kandi utanezerewe? Waba wabaye iki utari kumbwira? Barakwereka disi yaravuze ati ngewe mvuye misiyo. Atangira gutekereza wa museriveri waramuhaye icyayi, atangira kumubwira ati ngewe ni gute najya misiyo, nagaruka ngasanga umudamu wanjye baramutwaye, ngasanga umudamu wanjye yanciye inyuma? Ibi byo ni ibiki mwakabyaramwe? Arangije disi akomeza kumusobanurira. Umuseriveri yari aho ngaho yumva umugabo disi agahinda kari kamwishe, ubona ko yanababaye. Barakwereka umuseriveri yakomeje guhagarara aho ngaho, umusirikare akomeza kumutekerereza, amubwira ibintu bimaze kumubaho, ariko disi mu by'ukuri aravuga ati nakoze byinshi, ndashyeshya nagira gute, ariko ngasanze umudamu wanjye yaranciye inyuma. Mana nyagasani, reka ngushimire twatangiranye kuva ku munota wa mbere. Mwibutse gukanda subscribe kuri Inganzo Films kugira ngo tuzabicikwa na gasone nzajya ngenda mugezaho, kandi ujye wibuka kuma igitekerezo cyangwa se inyunganizi muri comment mu gihe umaze kubona kano kasobanuye niba kakunyuze. Barakwereka disi yakomeje kunywa ka cyayi, arangije ariko disi yari afite agahinda, afite n'umujinya, akomeza kukanywa, ariko ubona ko bimwanze mu nda. Yahise yibuka igihe kimwe uburyo umudamu we bari babanye, disi ataragenda, uburyo disi kandi yanamusize anatwite, ariko ikigaragara cyo abandi bakobwa baramubona gatambutse, disi ishyari rikabica. Wibuke neza
neza ibintu by'umusore ari kwibuka atarajya mu gisirikare akibana n'uyu mudamu. Barakwereka disi aho yari kumanuka aho ngaho, ntabwo tuzi ngo yaravuye he cyangwa se yaragiye he, ariko ikigaragara cyo nuko yaragiye nko mu isoko. Ibi ni by'umusore ari kwibuka disi umudamu yaranatwite, Mana nyagasani yaravuye mu isoko ari gutaha. Mana yanjye, abandi bakobwa baramurebaga bakamwinuba bakavuga ati n'ubundi uyu mukobwa atashobora kuba yirata. Yakomeje gutambuka disi nda yari inkuru, ikigaragara cyo nuko yaragiye no kubyara. Barakwereka disi abandi bakomeza gukubura, bakomeza gukubura aho ngaho, bari no kuganira bavuga ati uriya mudamu ati ntabwo tuzi ibye, atashobora kuba ateye ukwe. Barakwereka disi bakomeje gukubura aho ngaho. Ibi ni by'umusore yibuka neza n'uburyo muganga yaje kumubwira aze kumusuzuma, azareba ikibazo, azarebe niba ari igihe cyo kubyara kigiye kugera, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko disi atabashije kubyara uyu mwana. Barakwereka disi muganga yaraje kumubwira uko bimeze ngo amusuzuma amuhereze ibisubizo by'uko disi byamugendekeye. Mana nyagasani, ikigaragara cyo disi wa mwana nuko umenya atabashije kuba yamubyara. Barakwereka muganga yaraje disi aho ngaho arakomanga, akimara gukomanga disi ikigaragara cyaho komanze ni kwa wa mukobwa disi wari ugiye gusezerana, wari ufite akana, kwa wa mudamu wa musirikare. Ibi byose ubyitegereze nibyo wa musirikare ari kwibuka. Barakwereka wa mukobwa yarakinguye ngo aze bamuhereze igisubizo, aze yumva igisubizo cy'uko bimeze. Disi yaragitwite, ariko ikigaragara cy'igisubizo bamuzaniye ntabwo mbizi ngo ni cyiza cyangwa se aracyakira gute. Mana yanjye witegereze uteze kugira akantu ucikwa. Yaramubwiye disi akimara kumuhereza ibisubizo, aravuga ati n'ubundi ushaka ukuntu wihangana, ati ndabona ibisubizo bitameze neza, ati ikibazo cyawe bishobora kuba mu nda yawe harimo ikibazo, ariko uraza kumera neza. Muganga yakomeje kumubwira, umudamu nawe akomeza guhagarara aho ngaho, akomeza kumubwira ibizami byose yamufashe, aranamusobanurira buri kimwe cyose. Umukobwa disi ubona ko ababaye, ubona ko inkuru yakiriye atari nziza, ariko mu by'ukuri yakomeje gukomera, akomeza kwihangana. Arangije disi aravuga ati ubuse bizagenda gute? Arangije disi amusubirisha, baramubaza ati nibyo koko? Arangije disi ahita amuhereza n'urwo rwandiko, aravuga ati akira rufate, niko twasanze bihagaze. Ati ariko mu by'ukuri wihangane rwose. Barakwereka disi muganga yakomeje kumubwira neza, akomeza kumubwira ati kumugerageza kwihangana bizagenda neza kandi ntugire ikibazo. Mana nyagasani, ese uyu mwana araza kumubyara cyangwa biragenda gute? Mana yanjye ndagira ngo utegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Yakomeje kumusobanurira, akomeza kumubwira, akomeza kumwigisha, amubwira ati n'ubundi uko byamera kose ati ndihangana kuko nta kundi nabigenza. Barakwereka muganga disi nawe yarababaye, arangije aravuga ati ihangane nta kundi byagenda, ati ahubwo reka mfate inzira ngende, ati kandi ukomeze gukomera, ati bizagenda neza, ati ndakwinginze. Muganga disi yakomeje kumusobanurira, akimara kumusobanurira umukobwa nawe yarakiri aho ngaho. Arangije disi akimara kumva ubutumwa, akimara kumva ibyo muganga amubwiye, muganga yafashe inzira arigendera, umukobwa nawe asigara aho ngaho. Disi Mana yanjye ibi ni ibikinyagasani. Barakwereka kandi ubuke neza ko uyu mudamu ni wa wundi wari waraciye inyuma wa musore w'umusirikare. Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Ibi wibuke neza ko ari iby'umusirikare arimo kwibuka atarajya misiyo. Disi byabaye ku mudamu we. Barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, umudamu akomeza kubitekerezaho, akomeza no kwiyakira. Ikigaragara cyo nuko byari bimwaze mu nda, ubona ko byanamugoye cyane, ariko mu by'ukuri yakomeje kwiyakira, akomeza no kwihangana. Gusa byari bigoye cyane kugira ngo abashe kubyumva no kubyakira, ariko yaragerageje. Barakwereka disi yahise asubira mu nzu n'agahinda kenshi ahita akinga. Ibi ni ibyo disi wa musirikare yibukaga, yahise yibukana wa musore wundi ajya kugenda misiyo, yibuka uyu mudamu uburyo yajyaga amubona agenda hose. Umudamu disi yahise afata ibye abipakira mu mufuka, arangije ahita agana kuri bisi. Uyu mugabo yahise amubona, ikigaragara cy'uyu mugabo ni wundi bari bagiye gusezerana. Abangije umukobwa atarinjira muri bisi, umugabo yahise aza disi ahita amukoraho, ahita amuhagarika, aramubwira ati uri kujya hehe? Ati kupakiye ibintu mu mufuka ukaba ugiye urimo urajya hehe? Barakwereka disi yakomeje kumubaza ati mu by'ukuri kuki uri gushaka kuntu ukagenda? Ibi byose nibyo wa musore ari kwibuka, ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Yahise afata wa mufuka awutereka aho ngaho, arangije aravuga ati kwa muganga bambwiye inkuru mbi ko nari bubashe kubyara uyu mwana. Ati none nanjye mfashe inzira ndigendeye. Ati sura urabona njye nabigenza gute? Mana nyagasani witegereze neza. Yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumubwira ati n'ubundi hangane, wowe ntago wafata inzira yo kugenda kuko nanjye wabontaye, ndabizi neza ko nyine wakoze amakosa, ati ariko ihangane mu by'ukuri. Barakwereka disi umukobwa yatangiye kurira, atangira kurira, wa mugabo akomeza kumureba mu maso, arangije aravuga ati ihangane ukomere, ndabizi uzamera neza. Yakomeje kumukoraho disi aramubwira ati ihangane, ati bizagenda neza. Ako kamwanya disi byarangiye na bisi ifashe inzira iragenda, birangira wa mukobwa atagiye. Mana nyagasani, byarangiye disi
imodoka ifashe inzira irigendera kubera ko ntabwo umukobwa bari kumutsegereza. Yakomeje gutekereza umugabo amubwira disi ukuntu ibintu bimeze, amubwira no kwa muganga uburyo bamubwiye bamubwira ko atazabasha kwibaruka uyu mwana. Mana nyagasani ibi ni ibiki? Barakwereka rero yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kubabara cyane, akomeza kurira cyane. Wa mugabo aramufata disi aramubwira ati ihangane ukomere uraza kumera neza. Yo yamufashe mu biganza aramubwira ati tuza humura nta kintu uraza kuba, ati kandi biraza kugenda neza. Yahise amwishika aramubwira ati ndekura, ati wimbwira ibyo ngibyo, ati ibi byose niwe wabiteye, ati utaza kuba warakoze amakosa yo kumbwira ngo tujye gusezerana. Ntabwo mba meze gutya, ntabwo mba ndi kwangara, ntabwo mba ndi kubura iyonja ndetse n'iyomba, ariko mu by'ukuri reba ibintu wankoreye, urebe n'ukuntu waneje abantu. Mana nyagasani uyu mukobwa se biraza kugenda gute ibye Mana yanjye? Witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Umugabo yakomeje kumusobanurira, akomeza kumubwira ati ihangane, ati n'ubundi biraza kumera neza, ati ndabizi kuraza kumera neza, nta kibazo uraza kugira, biraza kugenda sawa cyane. Yo barakwereka disi akomeje kumuganirira, akomeza kumubwira ati n'ubundi urabizi neza ko twari tubanye neza kandi tunabanye neza, ati ariko wifata umwanzuro wo kwivumbura ngo ugende, nanjye wabunsize, ubwo se urumva wabunsize hehe? Yo barakwereka disi umukobwa yakomeje kubyakira ariko bikomeza kumwanga mu nda, birinda naho na ya bisi ifata inzira irigendera imusiga aho ngaho wenyine. Mana nyagasani yakomeje kurira, akomeza kurira. Disi yari afite agahinda bitewe n'ibyo muganga yari yamaze kumubwira. Arangije yahise amufata disi aramwiyegereza aramubwira ati ihangane ukomere uraza kumera neza. Mana nyagasani ndagira ngo bijye biguha isomo wowe disi wifata ugaca inyuma yawe umugabo wawe cyangwa se wa musirikare yamaze kubyibuka byose. Arangije baratwereka wa mugabo disi umusirikare yakomeje kumusobanurira, akomeza kumubwira ati ko byamera kose nyine urabyumva ko byari ibintu birebire kandi ihangane. Mu by'ukuri wumvuke neza ko disi uyu mudamu uyu musirikare yaragiye yaciye mu bintu bikomeye cyane, aca mu buzima bwinshi, aca mu bihambaye, ariko mu by'ukuri umusirikare yakomeje kwihangana nawe arakomera, aravuga ati nta kundi kuntu byagenda, ati reka nihangane nyine, ati ariko mu by'ukuri ndabizi ko bimbabaje, ati kandi nawe bitababaza. Mu by'ukuri barakwereka witegereze neza. Mana yanjye ibi ni ibiki? Umusirikare yakomeje kwicara arangije ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi aterura cya gikapu cye, arangije disi yagiye atamishiye cya cyayi, arangije afata inzira disi yigendere. Mana nyagasani yahise aba nk'umusazi ahita ata umutwe aramubwira ati kugiye utanyishyuye, ati si ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Yo barakwereka disi kubera ko umusirikare byari byamucanze, byari byanzumwatse mu nda. Arangije disi ahita afata inzira aragenda agiye gukomanga, sinzi ngo agiye gukomanga hehe, yaraje yihuta cyane atangira gukomanga. Akimara gukomanga disi sinzi ngo baramukingurira, bahise bakingura. Yahise aza ko wa mugabo disi wamuciye inyuma, arangije aramubwira ati ni iki uri gushaka? Ati uri gushaka iki ku rugo rwanjye kuri kuza kunkomangira? Ati wavuye hano ukagenda ukamvira mu rugo ukagenda. Ikigaragara cyo disi menya yari inkuru yaramuzaniye, yaraje kumubwira disi ko ashobora kuba agiye gusubira kuri misiyo, ariko mu by'ukuri disi ntabwo yarabyishimiye. Yakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byamera kose uyu mugabo yari amaze kuba nk'umusazi. Arambwira ati uzite kuri Delila uzamukunde, ati kandi uzamuhe buri kimwe, ndabizi nazagira ikibazo agira, uzamufate neza, ati ariko ihangane, ati wiyinjirira mu nzu, ati basi mume musuhuze, timunyereke tuvugane, ati ndakwinginze. Arangije arambwira ati ihangane n'ubundi, ati tuza n'ubundi wowe ibyo byose uri kwigira nta kintu byagufasha. Yakomeje kumubwira ati ihangane utuze uceceke wo kuza kumvogera iwanjye, ati ndabizi neza. Umugabo disi yahise acika intege, umusirikare bimwanga mu nda, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose, ati ubu ngiye gusubira misiyo namubonye. Aravuga ati ihangane n'ubundi ntabwo uri bumubone, ati ariko utegereze ahubwo uraza kumubona nibigenda neza. Barakwereka disi umusirikare yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza gutangara, akomeza no kumutekerereza uko ibintu bimeze. Mana nyagasani witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Yakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byagenda kose naramuka nsubiyeyo cyangwa se ntasubiyeyo uzamfasha umwiteho, ati ariko mu by'ukuri ndakwinginze. Aravuga ati ndekura wigira igihunga wigira ikibazo, ati ndabiza zamera neza. Mana nyagasani witegereze neza ibi byo ni ibiki Mana yanjye? Barakwereka disi akomeje kumusobanurira, akomeza kumubwira ati n'ubundi ihangane biraza kugenda neza. Yo arangije disi yahise yirukanka cyane bwangu, yari yataye umutwe. Arangije yo ikigaragara cyo nuko yaragiye gusubira misiyo. Arangije yaraje aramusezera, disi afata inzira yerekere asubire misiyo. Mana nyagasani yasize amubwiye inshingano, aramusezeranya, aranamubwira buri kimwe. Aravuga ati giye ntuzagira ikibazo, ati kandi nzagaruka uzite ku mudamu wanjye. Yo barakwereka disi yarangije kumusezera, akomeza kumubwira, akomeza kumuha amabwiriza disi bagenderaho. Ikigaragara cyo nuko uyu nawe yari umusirikare. Mana nyagasani witegereze neza. Barakwereka disi yakomeje kumubwira ati ihangane n'ubundi bizagenda
bizagenda neza kandi misi izagende neza bizagende fresh. Yo barakwereka disi yakomeje kumusezera akomeza guhagarara aho ngaho akomeza no kumwihanganisha no ati bizagenda neza. Yo mwibutsa kugushimira we twatanyane kuva ku munota wa mbere kugera kuri nguyu, mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo Films kugira ngo tuzabicikwa n'agasoboneza yangenda mugezaho. Barakwereka disi yakomeje kumuha inshingano arangije amuhereza ikiganza aravuga ati genda kuri misiyo ati kandi bizagende neza ati kandi uzagaruka amahoro. Yo barakwereka disi yafashe inzira ngo agende arangije yaramaze kumusezera arangije amukurira isari arahindukira neza yitonze aragenda disi. Ikigaragara cyo yaragiye kugenda ngo agende ajye misiyo. Barakwereka disi yaje kuri bisi akimara kugera kuri bisi barakwereka wa mudamu Delila nawe yaraje n'agakapu. Ntabwo twari tuzi ngo Delila agiye he cyangwa se bimeze biti bya Delila. Bana Nyagasani Delila yarakomeje kuza satira bisi. Ikigaragara cyo no kuyi bisi ari nayo wa musore agiye kugendamo. Mana Nyagasani atarajya muri bisi yahise azaramuhagamagara aravuga ati Delila bimeze bite, araje aravuga ati gera hino ku ruhande mubwire. Yo aranje disi aravuga tumeze gute, ntabwo bari baherukanye disi. Arangije yaraje aramubwira ati umeze neza, aravuga ati nanjye meze neza nta kibazo ati ariko ngiye gusubira misiyo ati kandi wihangane nibigenda neza nzagaruka nkurebe. Yo barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kubabara disi akomeza no kumubwira ati hangane ndabizi ko utameze neza ati ariko bizagenda neza ati ndabizi byakubayeho ati nawe nago wari wowe. Arangije aramubwira ati ubuse kuki ugiye mu byukuri kuki ugiye ukansiga ati uri kubiterwa n'iki ati mbabarira. Barakwereka disi yahise asubira muri bisi arangije ngo afate imodoka agende. Delila yaje yirukanka cyane arangije ahamagara imodoka. Yo asanga disi umusore amaze kugenda. Yo barakwereka disi sinza kandi yari amuzaniye yari yibagiwe wa mugabo nawe yari ari ku ruhande ahita afata Delila. Arangije byose nibyo umukobwa yibukaga uburyo yagiye disi akigenda mbere. Mana Nyagasani witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Yakomeje kumbwira ati nimundi hangane ati ndabizi bizagenda neza. Hanyuma rero reka ngushimire we twatanyanye kuva ku munota wa mbere utazacikwa n'agasobane kubutaha kuri Inganzo Films. Wibuka gukanda subscribe kandi ugasangize n'abandi. Yo byarangiye disi umukobwa amufashe anishimye ariko birangira bari kumwe agiye gusubira misiyo. Arangije aramuhobe disi arishima. Reka mbone no kugushimira we twabanye utazacikwa n'agasobane kubutaha. Nge nitwa Inganzo Films ndagushimiye. Yo